halo muraho yambi ndabaramukije mwiriwe mwaramutse ndasuhuza buri muntu wese uri mu mpande enye z'isi zitandukanye. Ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza, Imana irandinze. Nishimiye kubana namwe kuri ino nshuro. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, niyo iduhaye sitasiyo yo kugira ngo twongere tubonane, kuko impamvu zo ziba ari nyinshi zatuma abantu batabonana. Impamvu ziba ari nyinshi zishobora gutuma ejo warumvisha umuntu no munsi ntumwumve. Impamvu ziba ari nyinshi zishobora gutuma rwose kubonana bidakunda, ariko hashimwe Imana yo mu ijuru yo ibitumye byibuze twongera tukabonana. N'iby'imbaraga iba yakoze, n'iby'agaciro, n'iby'icyubahiro, nubwo wenda hari abatabitindaho, ariko bamwe turabyumva yuko kuba turiho cyangwa kuba umunsi wo kuba wiyongereye ari mu wese Imana. So Imana ihabwa icyubahiro rero kandi ishimwe ubwayo mahirwe iba yongeye kuduha, kuko n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ntawanga kugira ate kuramuka. Ubwo rero Imana ishimwe kuko iba yatwongereye amahirwe yo kuramuka. Nonaha rero nk'uko bisanzwe iteka murabizi uko tuvuga ibintu byose uko tubishaka bigiye bitandukanye. Ndaje rero kugira ngo twongere tuganire. Ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu nkunda kubona abantu, ukabona rwose abantu bafite ukuntu tumeze dutandukanye, dufite uko duteye nyine bitandukanye, nta cyabihindura niko tumeze. Gusa hari ibyo duhindura rimwe na rimwe nk'abakristo. Iyo Kristo akurimo hari kamere zawe zipfa, hari ingeso zimwe na zimwe zihinduka, ariko nyine hariho nyine na karagiteri y'umuntu idashobora guhinduka. Narinje kukubaza ngo wowe iyo bakuvuze ubyifatamo ute? Ndavuga cyane ibyo bintu nganira n'abagore cyane kurusha abagabo, kubera ko twebwe abagore ni twebwe tugira utuntu twinshi nyine dutandukanye. Ugasanga abantu baraza kanaka yamuze gutya, ariko nshuti zanjye, niba uri umugore ukaba unkurikiye ukaba uzi kunkunda, please kwirinda bita kwivuza. Ikintu nababwira cyiza, inama nziza nabaha buriya ni inama yo kwirinda kujya mu magambo. Buriya ngewe kuva na kera nakuze ntinya umuntu wambwira ngo yemko ngwino usubiremo ibintu wavuze, ngwino uvuga ibintu wabwiye runaka. Ni ibintu ntinya, ni ibintu bintera ubwoba, ni ibintu mba numva ari ibintu nyine bidasanzwe pe. Kubw'amahirwe rwose niba nibuka neza uko ngana uku, nta muntu wari wambwira ngo ngwino usubiremo ibintu wavuze. Ndabitinya rero, ni ibintu biteye ubwoba, kandi mu by'ukuri ni ibintu ubona bitesha umuntu icyubahiro. Ibaze kuba uri umuntu mukuru bakakubwira ngo ngwino usubiremo ibyo wavuze, wabwiye gutya kanaka ambwira gutya, kanaka abibwira gutya, ugasanga ni ibintu by'urusheni. Nubwo mbivuga gutya ariko ntabwo bivuze ko bibaho cyane, ariko inama nabaha, nubona ugiye kugera mu kintu kizatuma uvuga ngo ngwino usubiremo uvuge kanaka yambwiye gutya nawe wabwira uyu, mbese pe bibaye byiza wabyirinda mu by'ukuri. Imana mu ijuru rero ibidushoboza. Ndashaka kukubaza ngo wowe iyo bakuvuze bigenda gute? Ngewe ntabwo pe kugeza ubu n'umutima wanjye ndumva nta muntu wari wambwira ngo ngwino usubiremo. Bishatse kuvuga yuko ngewe ntakunda kuvuga abantu cyane, kubera yuko iyo umuntu amvuze ndabizi ukuntu bimera. Noneho kubera yuko abantu bafite talenti yo kudakunda amagambo, duhura n'intambara nyinshi cyane. Hari igihe wumva umuntu yakuvuze ikintu yaguhemukiye, ukumva wabimubaza, ubundi ukumva wakwihangana. Gusa ngewe ukomeze iyo umuntu avuze pe, cyangwa reka turi kuri iyo linye yo kukuvuga, cyangwa nkumva ikintu kitanshimishije, akenshi ngewe nduhuka ari uko bivuze mu mazina yabyo. Kandi ngewe buriya ndaza nkakubaza ariko numvishe gutya na gutya byagenze gutya, ariko nkagenda nkajya kuri nyir'ubwite, apana kujya uhita mbwira undi muntu rusiko kanaka yavuze gutya, mpita nza gutya nkakubwira nti kubera iki gutya na gutya. Kubera ko nanone ntegere wa wundi ngo mubaze
umutima wanjye waturika. Kuba rero ibyo mbikora ntabwo bivuze yuko wenda mba ninjiye mu magambo oya, ahubwo nuko mba ntayakunda. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo n'inshuti zanjye zirabizi, kugira ngo umbwire ikintu kitari ukuri cyangwa umbwire ikintu gisebya umuntu biragoye cyane. None se wowe iyo umuntu akubuze bigenda gute? Ugenda warakaye ukavuga uti reka njye kumwereka, njye kumubwira? Ugenda uraceceka ukabiherezamo? Urihangana ugashira ugashenguka? Ariko rero ndababwiza ukuri, naje gusanga niba navuga yuko indyarya zikunda kubaho ubuzima buziremereye cyane. Njye niyo uretse no kuba wavuga ngo diriki niyo unkoreye ikintu kitari cyiza, nshobora kukubwira nti rwose, nkakubwirira aho ngaho ntagiye hirya, nkaza nkakubwira nti pe urambabaje pe, ubimenye ko byakira kose uguze ko mbabaje, cyangwa wandakaje ubimenye. Wambwira nawe nkakubwira nti pe ugiye nabi ubu bizi. Ariko mu gihe ba bantu bafite uburyarya, niko njye mbibona, ashobora guceceka akihangana. Uzi ko hari umuntu uhemukira cyangwa ukorera ikintu kitari cyiza agaceceka akakwihorera, ariko bakwihoreranya ubugome, aba afite ikintu nawe uko biri kose abazihimura. Ariko njyewe mwikanza rwose nkakubwirira aho ngaho, ahubwo nti oya ibintu ntago bishimishije. Rero ni byiza yuko njye mu by'ukuri abantu babaho tuvuga ibitubabaje akenshi sinzi ukuntu sosiyete nyine bifata, baba babona nyine uri umuntu w'umutesahari uteta mu bintu bidakwiye. Ariko nanone kubaho umuka, hari ikiganiro nigeze gukora ngira ahantu nta mwanya, nta stock yo gushyiramo ibintu byewe biboze mfite. Niba umuntu ambwiye nabi nshyire mu mutima wanjye, niba ndakaje nshyire mu mutima wanjye, niba untutse nshyire mu mutima wanjye. Untutse sinagusubiza, ariko sinabura aho nkubwirira yuko wampemukiye. Ubwo rero duteye bitandukanye, nagira ngo wowe uri kundeba umbwire ngo iyo mbabaye njyewe mbigenza gute? Areke tujye twungurana ibitekerezo. Iyo umenye ko umuntu akwanga bigenda gute? Njyewe ubwo wenda mbikora nkanjye, ariko se wowe ubikora ute? Buri wese afite ukuntu atwara ibintu bye, afite uko yumva ibye. Njyewe nshobora kukubwira ibyanjye utashobora, nawe ukambwira ibyawe ntashobora. Njyewe mu by'ukuri nkanjye rwose, iyo umuntu anyanze bizi nkabona ikimenyetso cya mbere, nkabona icya kabiri, nkabona icya gatatu, ntabwo njya nshobora gufata umwanzuro mbere y'ibyemezo bitatu. Rero iyo umuntu anyanze mbizi pe, nanjye ndamwanga. To be honest, nanjye ndamwanga. Iyo nzi ko umuntu anyanze, nanjye ndamwanga mu by'ukuri. Ubwo rero kubera ko mu isi ntabwo tugomba kubaho turi indyarya. Ndi umukristo kandi n'Imana irabizi yuko ndi umukristo. Izi n'agakiza yampaye, izi no kwihangana yampaye. Mu bintu yampaye ntabwo yampaye kwihanganira gukunda unyanga. Hari ijambo nasomye Bibiliya, buriya mwari muzi ko Imana nayo ngukunda abayikunda, kandi abayishakana umwete barayibona. Ubwo nyine mujye mwibaza namwe, ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete barayibona. Njyewe ndi mu ki wo kugira ngo umuntu anyanga binyereke ko kumukunda? Simbagumuye. Niba ufite iyo mpano ni byiza cyane, ariko kandi niba nta nifite ntukicira urubanza. Niko Imana yaturemye. Erega njye hari ibintu mbwira abantu, Imana izi urugero rwo kwihangana yaduhaye, izi urugero rw'agakiza yaduhaye, izi buri kintu cyose izi urugero rwacyo. Rero mu by'ukuri ntawe ndiwe wo gukunda umuntu wanyanze. Njyewe ntabwo wanyanga ngo nshobora kugukunda, ntibishoboka pe. Ni ukuri Imana yanjye, inshuti zanjye zirabizi. Njyewe mfite inshuti zanjye zo kuva kera kugeza n'uyu munsi tukiri kumwe pe, zirabizi. Iyo umuntu anyanga nanjye ntabwo nagukunda. Naba ngukundira iki se? Uzi gukunda umuntu ko ni uburyarya, kandi ntabwo nshobora, ntabwo nagukunda unyanga. Ibyo ngibyo byo tujya tuvugisha ukuri.
njya nibaza ko n'abantu bavuga ngo ngewe ngo ndamukunda ngo nubwo yanyanze oya ni ukubeshya no kwihesha amahoro nicyo kintu numva ariko ntabwo nakunda umuntu unyaga ntabwo umuntu yambabaza ngo musekere oya ubwo rero iyo ntwaro ntafite wowe urayifite gerageza iyo ushoboye yawe nanjye ngerageza iyanjye nshoboye ariko amareakisiyo y'abantu aratandukanye niba wumva ubishoboye ni byiza ariko niba utanabishoboye ntabwo Imana izaturenganya niba yaduhaye umutima wo kwimanaginga ariko nk'abagore rimwe ingaruka iyo bakuvuze ubigenza urasara uhita ugenda ukavuga uti ngewe ndaje mwereke ko ndi umusingakazi cyangwa ndi umusigaba cyangwa umwana cyangwa urihangana cyokora nko kuri ubu ngubu bwo buriya kugira umuntu n'inshuti yawe mubana ni byiza mu rugo ubu ngubu nshobora kwihangana wenda kubera yuko nta birenze wa ihangane biriya bireke wigira ikintu bikoraho ubigira uti nabyo naje kubona bifashije ariko njye ku bwanjye ashwi ubwo rero inshuti zanjye nimba ubishoboye bikore kandi niba utanabishoboye usenge ubundi ugerageze kwera imbuto ibindi byose bisiza ndabakunda rero niba ushoboye gukunda umwanzi wawe kuraje ni byiza utamuryarya kuko nubikora umuryarya ni icyaha uzaba uri gukora niba umuntu akuvuze ikintu nababwira ni ukutamera nkanjye inama nabaha niba umuntu akuvuze ugashobora guhishamo udafite uburyarya ni byiza niba umuntu akugiriye nabi ngewe mwangiriye nabi nkabimenya no kuza nkakubwira nti narabimenye yuko wakoze ibindi ariko wowe niba wumva ubishoboye ni byiza cyane kubireka rero ndabasezeyeho Imana ibahe umugisha tuzongera ejo ndabakunda cyane mujye mwandika ibitekerezo mwandike inama zanyu mba nzikeneye aho ngaho ni ukuri muri abantu b'agaciro kuri ngewe mudahari sinaba mpari mutandebye ntaho nagera nishimiye rero gukomeza kuzajya mbana namwe ibi mba mbibabwiye kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri komenti mumbwire ngo twebwe bimeze gutya bityo rero tuzagera kuri hashoboka ndabakunda rero reka mbabwire ngo bye bye bwiza bw'Imana bane namwe love you.